Yesu ashimwe. Nishimiye nanone kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana, kuko uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Ntabwo ndi bwivuge kuko hano abenshi muranzi, tumaze kumenyerana, abamambure ba Pray Now turaziranye. Gusa nimba harimo umushyitsi ushobora kuba unyumvishe bwa mbere, nitwa Ndatsinze Oscar. Rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana, kuko uyu munsi dufite ibintu byinshi byo kuganiraho kandi umwanya wacu si munini cyane ku buryo byose twaba tubivuze. Reka dutangire dusoma mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 3 ku murongo wa 16. Havuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Number 1, Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amen. Rero ndagira ngo nongere mbahe ikaze, mbashimire cyane kubw'umwanya wanyu mufata mu kumva inyigisho zacu. Ubushize kandi n'uku kwezi kose turi kuganira ijambo rivuga ngo ubwiru bw'Imana, Imana kwerekanwa yambaye umubiri. Muri iri jambo dusomye harimo ubwiru bugera muri 6, ariko twafashemo ijambo rimwe gusa tuzigamo kuno kwezi. Ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwambara umubiri. Nitwigeze tujya mu bindi, kugaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, kubona ko ari n'abamarayika, kwamamazwa mu banyamahanga, kwizerwa mu isi, kuzamurwa igahabwa ubwiza. Ubwo ntitwiriwe tubutindaho, twatinze kubwira ubumwe gusa buvuga ngo Imana kwambara umubiri. Rero muri uku kwezi niryo jambo turi kuganira. Ndagira ngo mbibutse aho twagarukiye ubushize, kuko njye navuze yuko iyi nyigisho nzayigisha mu buryo bw'urukurikirane. Ntabwo nashatse yuko twiga ibintu mu buryo bugiye butandukanye, kuko bishobora gutuma hari amagambo amwe namwe utakaza kandi ari ingenzi. Ubushize twari twagarukiye ku ijambo rivuga ngo Imana yisanze ariyo ikwiriye gucungura umuntu. Nibwo yashyizeho ubundi bwiru tutarumva n'ubu ngubu, ariko tugerageza gusobanura mu buryo bwa kimuntu bwitwa ubutatu bw'Imana, aho Imana yigaragaje mu buryo butatu. Imana iba Umwana, Imana iba Umwuka Wera, Imana iba na Data. Mu buryo butangaje cyane twabonye Imana mu buryo bugera muri 3, kandi tuvuga yuko Yesu mu by'ukuri ntabwo ari umwana w'Imana, ahubwo yabihawe n'Imana. Yamubwiye ngo uyu munsi ndakubyaye kandi uri umwana wanjye. N'Umwuka Wera mu by'ukuri ni Imana, ariko yahawe kwitwa Umwuka Wera, ariko ntabwo mu by'ukuri nayo ari umwuka, kuko ni Imana ubwayo. Rero munyemerere gatoya uyu munsi tuganire ku bimenyetso mu buryo bw'igicucu byagaragazaga kuza kw'Imana mu isi. Imana kuko yagombaga gucungura isi, ntiyifuje ko yakora ikintu abantu bo mu isi batamenyereye, ahubwo yatangiye gutuma abantu babimenyera bikoze mu buryo bw'amarenga, aho yakoresheje navuga ibintu 3 by'ingenzi: abantu, by'umwihariko ubwoko bwa Isirayeli, ibyanditswe ndetse n'abahanuzi. Imana navuga gute, imaze gufata gahunda y'uko igiye gucungura isi, yaravuze sinshaka gukora ibintu abantu batazi, reka mvugire mu marenga, nshushanye ibintu mu marenga, byibuze bamenye icyo ngiye gukora mu isi. Nibwo yakoresheje ibi bintu 3 by'ingenzi. Number 1, nk'uko twabivuze, ni abantu, by'umwihariko ubwoko bwa Isirayeli. Ku bwoko bwa Isirayeli Imana yakoresheje amarenga ku buryo butandukanye, guhera kuri sekuruza Aburahamu. Muribuka Aburahamu Imana imukura muri Uri y'Abakaludaya, bivuga ngo Uri
y'abanyamahanga cyangwa se uri y'abanyabyaha byagaragazaga yuko Imana hari umuntu uzava mu isi y'abanyabyaha akazamuka akakira isezerano rikomeye ribasha kuzanira isi ikintu bita kwizera. Imana yavugiye mu buryo bw'amarenga yerekana mu ishusho ya Isaka, aho Isaka yumviraga se, ku buryo Isaka yabaye igishushanyo cya rya jambo riri muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16, aho twavuga ngo kuko Aburahamu yakunze Imana cyane byatumye atanga umwana we w'ikinege Isaka. Mbese kuri Isaka Imana yagerageje gushushanya iyo senariyo y'uburyo hari igihe kizabaho izatanga umwana wayo w'ikinege witwa Yesu Kristo. Kuri Yakobo Imana yigaragaje mu buryo bw'amarenga, aho yamuhinduriye izina yitwa Israel, bivuga ngo Imana n'umuntu. Ishi bivuga umugabo, Eri bikavuga Imana, bivuze ngo hari umuntu uzaza yuzuye ubumuntu kandi yuzuye ubumana mu isi. Haleluya. Ku miryango 12 y'abana ba Isirayeli Imana yabagaragaje nk'igishushanyo cy'intumwa 12 za Yesu Kristo. Sema haleluya. Kuri Yosefu byose, Yosefu Imana yamugaragaje nk'igishushanyo cya Yesu Kristo uzakurira muri bene se. Tubisanga muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 12, uburyo Yesu yaje mu isi akangwa na bene wabo kugeza ubwo bamwica. Yosefu nawe yanzwe na bene se ku buryo bagezaho bamugurisha mu Bishimayeli, ndetse bamugurisha amafaranga. Haba hari undi muntu mwamuzi muri Bibiliya yaguzwe amafaranga? Yesu Kristo umwana w'Imana. Mu buryo bw'amarenga ibi byerekana yuko Yesu Kristo bimwe mu bihe byagiye bimuranga mu buzima byagiye bigaragara muri Isirayeli, by'umwihariko n'urubyaro. Ntitwavuga ku bwoko bwa Isirayeli ngo twirengagize kuvuga kuri Mose na Yosuwa, kuko Mose we yagiye akora ibimenyetso bimwe bimugaragaza nk'umucunguzi. Nta wundi mucunguzi. Mose yigaragaje nka Yesu Kristo ubwo yacunguraga Abisirayeli bakuye muri Egiputa bigaragazwa n'isi y'ibyaha. Haleluya. Mose agenda akora ibimenyetso, Abisirayeli bamufata nk'umucunguzi, byatumye bamwizera cyane kugeza ubwo yabasabye ko batamwizera ahubwo ko bazizera Yesu Kristo uzavukira muri bo. Ndagira ngo nkubwire, Mose sitata afite mu Bisirayeli iteye ubwoba, ni nk'iyo Yesu Kristo afite mu bizera. Rero navuga gute? Abisirayeli bizeraga Mose nk'umucunguzi. Muribuka ibimenyetso Mose yagiye akora amanika inzoka ku giti, arababwira ngo uyirebaho wese arakira. Yesu yabivuzeho muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 15, aravuga ngo nk'uko Mose yamanutse inzoka ku giti, ngo nanjye niko nkwiriye kuzamanikwa ku giti kugira ngo abanyizera bahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose Mose yagiye akora byagaragazaga Yesu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abonye yuko Abisirayeli batangiye kumwizera kandi atari we, arababwira ngo mwitonde, hari Kristo uzavukira muri mwebwe. Mose niwe muntu wahanuye Yesu Kristo, ahanura Mesiya ko azavukira muri bo. Reka wenda tubisome mu Gutegeka kwa 2 ibice 18. Banza usome iyo titiri iri hejuru. Mose ubwe yivugiye ko Mesiya azavukira muri bo. Wenda reka dusome ku murongo wa 15. Haravuga ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira cyangwa ari we mwizera. Mose sinamutindaho cyane, ahubwo reka mvuge gatoya kuri Yesuwa, kuko Yesuwa we ni ibindi bindi. Kuko Yesuwa, Mose yari igishushanyo cy'isezerano rya kera, uburyo rishingiye ku mategeko. Yesuwa aza nk'igishushanyo cy'isezerano rishya, aho yagaragaza yuko amategeko adashobora gutuma abantu bayizera yabageza ku gucungurwa bihoraho. Yosuwa aza navuga gutese na aza nk'umukiza. Niyo mpamvu yabashije kwinjiza Abisirayeli Kanani. N'izina rye Yoshua birasobanura ngo umukiza
na Yesu ubwe yitwa Yoshua. Abisirayeli iyo bavuga Yesu baravuga ngo Yoshua. Bivuze yuko Yoshua niwe wari ukeneye kwinjiza abantu mu buruhukiro akabaha isabato. Yoshua biravuga ngo mukiza. Sinareka kuvuga nanone gato ku muntu Yesu we yivugiye yuko mu buryo bw'amarenga yamuvugaga cyangwa se yamugaragazaga witwa Yona. Navuze yuko turi kuvuga ku buryo Imana yagiye ivuga mu marenga abantu by'umwihariko n'ubwoko bwa Isirayeli, ikabakoresha ibintu byagaragazaga icyo Imana yari igiye gukora mu isi. Aho nari mvuze ngo aho uyu Yona Yesu yivugiye yuko yamugaragazaga muri Matayo ibice 12 ku murongo wa 40 haravuga ngo nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Bivuze yuko Yona kujya mu nda y'urufi, kujya mu nda y'inyanja byagaragazaga yuko hari umuntu mu isi uzamara amajoro 3 n'iminsi 3 ikuzimu, ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo yaramwivugiye. Munyemerere bavandimwe, mbere yuko mva ku Bisirayeli mvuge gato ku bintu bibiri. Ku ihema uburyo ryagaragazaga Yesu, kuko niryo ryujuje iri jambo ngo Imana iri kumwe natwe. Kuko nusoma mu Gutegeka kwa 2 ibice 25 ku murongo wa 8, Imana yarababwiye ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Nunasoma muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14, wenda reka dukoreshe version bita Tree of Life, harimo ijambo rivuga ngo and the word became flesh and tabernacled among us. Bivuga ngo jambo yahindutse umuntu ngo abihema muri twe. Haleluya. Bivuze yuko ihema naryo ubwaryo ryagaragazaga Yesu Kristo 100%. Wenda reka mvuga ibintu bibiri ku ihema. Hari amabara 3 yabaga ari ku ihema. Irya mbere ryari ibara ry'ubururu. Ibara ry'ubururu ku bantu babimenyereye rigaragaza Imana. Hari ibara rya kabiri ry'umutuku rigaragaza ko Yesu yari bube umuntu. Hari n'ibara rya papo nari buri Kinyarwanda mauve, niko murimenyereye. Ibara rya mauve ryagaragazaga Imana yivanze n'umubiri, Imana yambaye umubiri. Kugira ngo ubyumve neza, iyo ufashe umutuku ugateranyaho ubururu bibyara ibara rya mauve. Ibyo ni ibintu bigisha muri garidiyeni. Ibi byonyine, ibi bintu bibiri byagaragazaga Yesu nk'Imana kandi Yesu nk'umuntu. Aya mabara 3 yagaragaraga mu ihema yonyine yagaragazaga yuko Yesu Kristo ari Imana yahindutse umuntu. Wenda muri Bibiliya zanyu harimo ngo umukara wa kabayonga, harimo ngo ibara ngo ritukura, ngo harimo ngo sinzi ukuntu ubururu ubwo babwita umuhengeri. Yes. Ayo mabara 3 yabaga ari ku ihema nayo yarangaga Imana. Wenda ndaza kubaha amafoto muyarebe neza. Ikindi kintu navuga ku ihema, ndimo ndagerageza kwihuta kuko mfite ibintu byinshi byo kubabwira. Hari uburyo ibintu byari bipanze mu ihema. Kugira ngo byumve, wenda naho ndaza kubaha ifoto kugira ngo mubyumve neza. Harimo icyo bita altar of offering. Imbere yayo hariho ikileva, igikarabiro. Hagakurikiraho ku murongo uri vertical hariho altar of incense, birakurikirana. Imbere yaho hakaza Ark of Covenant, isanduku y'isezerano. Uwo ni umurongo navuga uri vertical. Ku murongo uri horizontal harimo ibice bibiri, hariho menorah cyangwa se igitereko cy'amatabaza ndetse na table of showbread ku murongo utambitse. Ibi bintu nuca uwo murongo uhagaze ugahuza kuva ku gicaniro cyatambirwaga ibitambo byokeje kugeza kuri Shekina, isanduku y'Imana, ndetse ugaca n'umurongo uhuza menorah n'ameza ariho imitsima yo kumurikwa, uhita ubona ko bishushanya umusaraba. Bivuze yuko buri kintu cyose cyo mu ihema cyavugaga Yesu Kristo. Sinatinda ku mitsima yabaga irimo
yabaga iri mu ihema, kuko imitsima murabizi yuko Yesu Kristo yavuze ko ari we mutsima w'ubugingo wamanutse uza mu isi. Sinavuga ku gikarabiro kuko muri Kristo niho twakarabiye amazi yatwogeje ibyaha. Sinavuga ku isanduku y'isezerano, Yesu Kristo niwe sanduku y'isezerano yatumye tubasha kubabarirwa ibyaha. Sinavuga kuri altar of incense, ijambo ry'Imana ravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi, byagaragazaga Yesu nk'umutambyi. Sinavuga ku irido ryagabanyaga ahera hahera n'ahera, kuko ryagaragazaga umubiri wa Yesu Kristo, niko mu Baheburayo havuga ngo tugire umwete wo kwinjira mu mwenda ari wo mubiri we. Haleluya. Ibi byose byo mu ihema byagaragazaga Yesu Kristo. Icya kabiri wenda navuga, Imana yavuye noneho kubwira abantu mu buryo bw'amarenga, itangira noneho kubyandika kugira ngo abantu babyumve. Nusoma muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 46, Yesu yabwiye abantu ngo iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye, kuko ibyo yanditse byose ari njye byavugaga. Ndagira ngo nkubwire ngo ku musomyi wa Tora, ku mutambyi wari ubana wasomaga Bibiliya kiriya gihe, ntago kuvuka kwa Yesu Kristo ari ikintu cyamutunguye cyangwa se Imana kuza mu isi, kuko yarabisomaga akabyumva. Ariko igitangaje, haleluya, ngo Imana yabahumye amaso kugira ngo batareba, ibaziba amatwi kugira ngo batumva, kuko abantu bari bafite ibimenyetso byose by'uko Imana yari igiye kuza mu isi, ariko ntibabasha kubisoma ngo babyumve. Haleluya. Nusoma, reka wenda mvuge ku bintu byari nk'icumi, ariko reka mvugemo nka 5 cyangwa 7 by'uburyo Imana mu buryo bw'ibyanditswe yagiye imenyesha abantu yuko izaza. Abantu ntibabyumva. Icya mbere, Imana yamenyesheje abantu yuko izaza. Mu itangira igice cya 3 ku murongo wa 15, Imana iravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Yabwiraga inzoka ngo na hagati yawe n'urubyaro rwe, ngo uzarukomeretsa umutwe narwo ruzagukomeretsa agatsinsino. Kugira ngo mubyumve neza, bavuga urubyaro, imbuto imwe, not seeds. Urwo rubyaro Imana yavugaga ari Yesu Kristo uzamenagura Satani. Nusoma mu Baheburayo ibice 8 ngira ngo ku murongo wa 14, aravuga ngo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Yesu Kristo niwe muntu wabashije gukubita umutwe wa Satani arawumena. Nusoma muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14, ndetse no muri Matayo harabivuga igice cya mbere ku murongo wa 23, haravuga ngo Imana ngo nizabihera ikimenyetso, ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, bazamwita Emmanuel. Emmanuel ngira ngo murabizi yuko bivuga ko Imana iri kumwe natwe. Mu buryo bw'amarenga Imana yatangiye kubabwira ntibumva. Haleluya. Urasoma ikindi cyanditswe kiri mu Migani ibice 8 ku murongo wa 22, wenda reka twivugire ku murongo wa 31. Haravuga ngo ibyishimo byanjye kwari ukubana n'abana b'abantu. Imana mu buryo bw'ibyanditswe yagiye ibwira abantu ikintu yari igiye gukora, ko ishaka kubana nabo. Ikintu cya kabiri, wenda ku byanditswe, abantu basomaga ibyanditswe bari bazi neza ubwoko bwa Yesu ndetse n'umuryango we. Nusoma muri Yohana ibice nako muri mwitangira ibice 49 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10, haravuga ngo kamasome kugira ngo mubyumve bino bintu, ukuntu abantu tuza dusoma ibintu ntitubyumve kandi byumvikana. Ibi nyine nibyo biza bituma abantu badakizwa kubera kutamenya. 49 ku murongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo, haleluya, ataraza, uwo niwe amahanga azumvira. N'iki kindi muri iri jambo ryagaragazaga yuko Yesu azavukira mu muryango wa Yuda. Mu Ngoma za mbere ibice 17 ku murongo wa 11, aya magambo Imana noneho yayabwiye Dawidi. Nimba mutabyemera naho reka wenda amasome n'ubwo umwanya mbona wanjye nenda kuwumara. Ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14 haravuga ngo kandi iminsi yawe yo gusanga abasogokuruza nigera,
nzahera ko mpagarika urubyaro rwawe rukuzungure, umwe wo mu bahungu bawe nzakomeza ubwami bwe, uwo niwe uzanyubakira inzu kandi nzakomeza ingoma y'iteka ryose, nzamubera se nawe azambera umwana, sinzamukuraho imbabazi zanjye nk'uko nazikuye ku bakubanjiriza, ahubwo nzamubeshya mu nzu yanjye no mu bwami bwanjye iteka ryose, kandi ingoma ye izakomezwa iteka ryose. Abasoma bajya babyitiranya ko yavugaga Salomo, ariko Salomo n'ubu yarapfuye, Imana yavugaga Yesu Kristo. Enda sindi bukomeze nsoma ibyanditswe byinshi, ariko hari ikindi kintu cya gatatu abantu bari bazi neza aho Yesu azavukira, bazi n'igihe Yesu azavukiramo. Nusoma muri Mika ibice 5 ku murongo wa 2 havuga amagambo akomeye, haravuga ngo Betelehemu we, ngo nturi muto mu midugudu y'Abayuda, ngo kuko umukiza ari uzatwara ubwoko bwa Isirayeli azava muri wowe. Daniyeli we yabishyize ku rundi rwego, iwe avuga iminsi ahubwo Yesu yari buzavukiremo. Reka tuhasomeho mu nyemerere muri Daniyeli tuhasome ibice 9 ku murongo wa 25 kugeza n'uwa 26. Haravuga ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habaho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye. Nimba uri kumva neza aya magambo, Daniyeli yavuze igihe Yesu azavukira, avuga n'igihe Yesu azapfira. Mbese precisely yagerageje kubigaragaza. Wenda nihuta ikindi kintu abasomyi ba Bibiliya bari bazi nyina wa Yesu wariwe, kuko Bibiliya iravuga ngo muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14 ngo Imana nizabihera ikimenyetso, ngo umwari, nimvuga umwari wumva umukobwa uri virgin, umukobwa navuga utarigeze asambanaho mu buzima, ngo azasama inda, ngo abyare umuhungu amwite Emmanuel. Bari bazi yuko hari umuntu rimwe mu buzima w'umwari uzasamira akabyara umwana uzitwa Imana iri kumwe natwe. Bivuze ko bari babizi. Icya gatanu, wenda ku basomaga Bibiliya bari bazi yuko mbere yuko aza, nubwo batazabona uwo mwari, bazabona abamutegurira inzira. Muri Maraki ibice 5 ibice 4 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo dore nzaboherereza Eliya, ngo mbere yuko umunsi ukomeye w'Imana ugera, ngo niyo ngo uzagarura imitima ngo yabase kuyabana. Nta Eliya wundi wavugwaga, yari Yohana. Kuko nusoma muri Matayo ibice 11 ku murongo wa 10 n'uwa 14 haravuga ngo, nahasoma, uwo niwe wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izakubanziriza igutunganiza inzira. Ndababwiza ukuri yuko mu babyawe n'umugore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko muto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Reka dusome ku murongo wa 14 twihute. Kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza, ufite ugutwi niyumve. Bisobanuye yuko ku bantu basomaga Bibiliya bari babizi yuko hari umuntu uri mu mwuka wa Eliya uzaza akamutegurira inzira. Wenda mu nyemerere nsoreze kuri uyu Yohana, muvugeho gatoya uburyo yateguriye Yesu inzira, kuko byambabaza cyane tutavuze kuri Yohana na Yesaya, kuko navuze yuko Imana yakoresheje abantu b'uburyo butatu kugira ngo ivugire mu marenga ikintu yari igiye gukora. Navuze yuko yakoresheje ubwoko bwa Isirayeli, ikoresha ibyanditswe, ivuga n'abahanuzi. Mu nyemere tuvuga abahanuzi babiri, Yesaya na Yohana, ukuntu Imana yabakoresheje. Dutangirire kuri uyu Yohana sasa, tubone kujya kuri Yesaya tumusorezeho. Nk'uko mubizi, Yohana
ni umwana w'umutambyi bita Zekariya na Elizabeth. ngira ngo muzi sitori y'ukuntu Yohana yavutse, uburyo imbaraga byatwaye Zekariya kugaragara mu maso y'Imana ko ari uwera, ku buryo Imana nk'igihembo yashakaga kumuha yamusezeranyije kumuha umuhungu, kuko murabizi yuko umugore we yari ingombwa, ariko bari banashaje. ndagira ngo mubwire yuko Elizabeth na Sara nibo bantu bonyine tuzi muri Bibiliya basamye bakuze kandi bari n'ingumba. Niyo mpamvu izi amazina y'aba bana aba Isaka ndetse na Yohana yari amazina Imana yonyine yabiyitiye. ndagira ngo mvuge uyu Yohana yuzuye umwuka akiri mu nda ya nyina. Nimba mwibuka undi muntu wuzuye umwuka akiri mu nda ya nyina ni Samusoni, ku buryo Yohana umwuka yari afite yashoboraga gutuma mama we asuhuzanya. ngira ngo muzi story, mama wa Yohana Elizabeth asuhuzanya na Mariya nyina wa Yesu, umwana atangira gusimbuka mu nda kubera ibyishimo, ku buryo na mama we Yesu atangira guhanura. uyu Yohana yari umunaziri, ntiyigeze anywa alcohol cyangwa igisindisha icyo ari cyo. imyambaro yose nk'iyacu, yambaraga uruhu rw'ingamiya agakenyeza n'umukandara w'uruhu. ibiryo bye yiriraga inzige n'ubuki bwo mu gasozi cyangwa se ibyo muzi ngo ubuhura. mu by'ukuri uyu muntu yari special mu maso y'Imana, yari afite imbaraga nk'iza Eliya. nusoma muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo azitwa mukuru mu maso y'Imana, ntazanywa igisindisha icyo ari cyo cyose, kuko azuzura umwuka akiri mu nda ya nyina. Haleluya. ku murongo wa 17 ngo azagendera mu mwuka n'imbaraga bya Eliya, kugira ngo ahindurire imitima y'abana kuyabasi. mu magambo make, Yohana yagenderaga mu mbaraga za Isaka, akaba umunaziri nka Samusoni, akaba umunyembaraga ukomeye nka Eliya. misiyo yari yarazanye Yohana kwari ugutegurira inzira Yesu Kristo. ibyo wenda sinongera gusubiramo rino jambo twarisomye muri Maraki ibice 4 ku murongo wa 5. ariko tubona Zakariya igihe Yohana yavukaga yasubiyemo aya magambo neza 100%, neza 100%. Maraki yanditse avuga yuko Imana izohereza Eliya. nabivuga gute? Yohana Yesu we yagiye kumuvugaho, aravuga ngo mu babyawe n'umugore nta muntu umuruta. mu babyawe n'umugore nta muntu uruta Yohana. mbese mu bantu batacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, niwe usibye Adamu, kuko Adamu ntiyabyawe n'umugore, Yohana niwe number 1. Yohana gutunganyiriza inzira Yesu ntabwo byari byoroshye. muzi ibihe yari arimo ko bitari bimworoheye. in fact niwe wabatije Yesu, ndetse misiyo ya nyuma yafasha abigishwa babaha Yesu. wenda kugira ngo nsoze, ndabizi yuko nabarambiye cyane, nasomye ibintu byinshi, munyemerere mvuge kuri Yesaya. noneho dusoze. Yesaya we none muvuge gute? bamwita evangelical prophet, kuko yahanuye kuza kwa Yesu, ahanura ishusho ya Yesu, ahanura ministeri ya Yesu, ahanura urupfu rwe, ahanura kuzuka kwe, ahanura kuzamuka kwe, ahanura no kugaruka kwe. uyu Yesaya mu bice 6 yahishuriwe icyubahiro cy'Imana, ahishura icyubahiro Yesu Kristo yari afite mu ijuru. yabutse akaririmbo kavuga ngo wasize ubwiza n'icyubahiro wari ufite mu ijuru, ku buryo yakibonye aravuga ngo mbonye ishano, yimenyaho icyaha. ku bice 7 ku murongo wa 14
Yohana yahanuye ubwiru bw'Imana bukomeye bw'uburyo umukobwa w'isugi azabyara Imana. Niho twasomye ngo Imana niyo izabihera ikimenyetso, azabyara umwana w'umuhungu amwita Emanueli. Yesaya ibice 9 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7, wa 5 n'uwa 6. Yesaya yahishuye, navuga uyu mwana ni umukobwa cyangwa ni umuhungu, kuko yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya, haleluya. Yesaya yari umudetayisite uteye ubwoba. Ku gice cya 11 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5, Yesaya yahishuwe umuryango Yesu yagombaga kuvukamo. Aravuga ngo azavukira kwa Yesu, papa wa Dawidi. Ku bice 9 ku murongo wa 1 n'uwa 2, Yesaya yahishuye misiyo ya Yesu ahantu izabera, aho azakorera ubutumwa. Ariho yavugaga i Galilaya, aho yavuze ngo Nevada, navuga gute, ngo nta bwirabure buzongera kuba ngo mu butaka bwa Zabuloni na Nafutali, ngo kuko bari bicaye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo babonye umucyo. Uwo mucyo yavugaga ni Yesu. Ku bice 50 uyu Yesaya yahanuye, navuga yishuriwe ko Yesu azaba umugabo ufite ubwanwa, ngo kandi ko azasuzugurwa. My goodness, Yesaya yahanuye agera kuri detaye z'ubwanwa bwa Yesu. Mu bice 53 Yesaya yahishuye ishusho ya Yesu Kristo ukuntu izabisa. Aravuga ngo ishusho yiwe ngo ntiyari iyo kwifuza, ngo yari mubi pe. Mbona abantu benshi bakunze gushushanya Yesu bakamugira umusore mwiza cyane, ariko nimba ari ikintu gitangaje, Yesaya we yabonye ishusho yaravuga ngo ese ngo ninde uzizera ibi bintu? Imana yari ifite icyubahiro, ni ukwisa mu isi, ni iyi shusho afite. Namwe muze kuhasoma, ni muri Yesaya ibice 53, wenda muhere kuri 52 ibice ku murongo wa 13 ugeze ku wa 15, simbuka usome ku wa 53, uratangara. Wenda nsoza, uyu mugabo Yohana yahanuye mu buryo buri detaye Yesu Kristo, aramuvuga avuga ubwanwa bwe, avuga ishusho ye, avuga haza ku buryo ako Yesaya ari umugabo. Yesaya yahanuye avuga na Yosefu w'i Arimataya, uyu mukire uzashingura Yesu. Yahanuye detailed life of Jesus Christ, kandi ibi ngibi yabihanuraga mu myaka 600 mbere y'uko biba. Yesaya muhanuzi w'Imana. Les frères célébrant de vos salibes chocos. Nsoza, reka mbabwire ibi bintu bitatu. Imana mu buryo bw'amarenga itegura kuza kwayo yakoresheje Abisirayeli, ikoresha abahanuzi, ikoresha n'ibyanditswe. Mujye musoma ibyanditswe, mujye mwumva abahanuzi, kandi mujye mwirefera kuri Isirayeli, murebe uko ibayeho, mumenye aho isi yerekeza. Ibyo byose byagaragazaga ubwiru bw'Imana. Soza muri Timoteyo wa 1 igice cya 3 ku murongo wa 16 baravuga ngo si ubyo gushidikanya ubwiru bw'Imana buratangaje, Imana kwerekanwa yambaye umubiri. Murakoze cyane, Imana ibarinde.